ndatekereza indirimbo subwa mbere wumvise mu matwi yawe bayita Kasongo. Ni indirimbo aciye ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye nka X ndetse na TikTok ndetse na Facebook. Indirimbo ikunze gukoreshwa ku mafoto asekeje ndetse na video zisekeje, ariko mu by'ukuri tujye kurebera hamwe ubusobanuro ndetse n'inkomoko y'indirimbo, turebere hamwe n'icyatumye indirimbo Kasongo bayitirira cyangwa se perezida wa Kenya William Ruto ahabwa akazina k'agatazirano cyangwa se izina rye bamwitiriye Kasongo. Nibyo tujye kurebera hamwe. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Nathan, kwibutsa ko iyi ari KTV cyangwa se Karengera TV. Niba ari ubwa mbere ugeze ku rubuga, ibuka gukanda handitse subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ndagushimira wowe ugiye kubana natwe, tega amatwi maze usobanukirwe impamvu William Ruto akomeje kwitwa Kasongo, umenye aho byaturutse, umenye n'uburyo yabyakiriye. Nk'uko twatangiye tubibabwira, perezida wa Kenya William Ruto yagiye ahabwa utubyiniro cyangwa se amazina y'utubyiniro agiye atandukanye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga nka Zakayo ndetse na Kasongo. Uyu perezida William Ruto yagiye ku butegetsi mu mwaka wa 2022 Ukuboza. Yahawe izina rishya nka Kasongo cyangwa se yahawe izina rishya nka Kasongo ryatangiye gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga nka X ndetse na TikTok. Nubwo iri zina ryatangiye riturutse ku bantu bamurwanyaga ku butegetsi, William Ruto yararyemeye kandi aryakira neza. Mu ijambo yavuze mu muhango wo gushyingura mu burengerazuba bwa Kenya, Ruto yavuze ku izina rye rishya agira uti, hari abantu ku mbuga nkoranyambaga batifuza ko tuvuga byinshi ku mishinga ya leta, bifuza gukomeza kuvuga ngo nta kintu kiri gukorwa na leta, bifuza kubeshya no gutangaza inkuru z'ibinyoma, bakavuga ko byatewe na Kasongo cyangwa Zakayo. Sinjyumva neza. Ni byiza kunyita Kasongo, ni indirimbo nziza ikunzwe n'abantu benshi. Ntacyo bitwaye gukoresha iryo zina rya Kasongo. Kunyita Zakayo cyangwa se Zakariya wo muri Bibiliya nabyo ntacyo bitwaye. Kunzamura imisoro ngo Kenya igere aho igomba kugera. Nakiriye neza ayo mazina. Perezida William Ruto arakomeza avuga ngo nk'uko twakomeje tubibona ko uburyo yabyakiriye neza, ibyo byatunguye ndetse binasetsa abari muri uwo muhango wo gushyingura, maze izina rya Kasongo gukomeza gukwirakwira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Iri zina ryaje rikurikira izina rya Zakayo. Irindi zina ryatangiye kuvugwa nyuma y'uko leta ya Ruto ifashe icyemezo cyo kongera imisoro. Izina Zakayo rifite inkomoko ku izina rya Zakariya wari ushinzwe gukusanya imisoro uvugwa muri Bibiliya, kandi ryatangiye gukoreshwa mu rwego rwo kunnyega perezida Ruto kubera izo mpinduka mu misoro, harimo n'umusoro mushya w'ubutaka. Ariko izina rya Zakayo abantu bagiye basa nkaho bagabanyije kurivuga. Abanyakenya batangiye gukunda kumwita izina rya Kasongo. Impamvu ry'iryo zina itaramenyekana neza. Ikigaragara nuko iri zina ryamaze kumenyekana, kandi indirimbo Kasongo y'itsinda rya Super Mazembe ikunzwe gukoreshwa mu mafoto n'amashusho asetsa. Nk'uko twabibonye muri ayo mashusho, indirimbo ikoreshwa mu buryo bwo kugaragaza umuntu uri mu bibazo, ibintu bihurirana n'ibibazo bya perezida Ruto muri politike. Inkuru dukesha ikinyamakuru The Standard ivuga ko perezida Ruto yatangiye kwitwa iri zina nyuma yo kugaragara abyina Kasongo ku munsi w'ibirori byo kwizihiza ubunani mu muhango wabereye muri Kisii. Icyo gihe abanyakenya batangiye kumwita iryo zina kurushaho. Indirimbo Kasongo yamenyekanye cyane ubwo itsinda rya Super Mazembe ryaririmbaga mu mwaka w'1977. Super Mazembe, itsinda ry'umuziki ryo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ryatangiye mu gihugu cya Zambia mbere yo kuza muri Kenya mu mwaka w'1970. Indirimbo Kasongo iririmbwa mu rurimi rw'Ilingala, aho umugore asaba umugabo we
witwa Kasongo kugaruka mu rugo nyuma y'igihe kirekire yari yaragiye. Uko izina Kasongo rikomeje gukwirakwira no kwamamara, Perezida Ruto agaragaza ko yaryakiriye neza kandi akomeje kuyobora igihugu nk'ibisanzwe. Ndabashimiye cyane, ari wowe mushya ugeze ku rubuga bwa mbere, ndetse kandi nawe ubonye iyi video kuri ubu ngubu, ndetse nawe udukurikira umunsi ku munsi, ndagushimiye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri urubuga ukaba utarakanda wanditse subscribe, ibuka gukanda wanditse subscribe kandi no kunzogera kugira ngo tuzajye tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ibuka gukunda cyangwa se kulikinga iyi video kugira ngo tuzajye dukomeza kubagezaho amakuru y'abastar ndetse n'amakuru y'imyidagaduro. Jye wabagezagaho ikiganiro nitwa Nathan, Unique TV cyangwa se Karengera TV. Ukomeze kugubwa neza aho muherereye hose, urabakunda cyane.